Uwiteka Imana idukunda ituhereye mu ijuru, duciye bugufi tugushimira urukundo, ibambe, imbabazi udahwema kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Ikuzo no guhimbazwa n'ibi byawe Data. Ushimwe kutwongera umunsi wo kurama ku isi, kandi utwigishe kubara iminsi yacu uburyo dutunga umutima w'ubwenge. Tugushimiye kandi ko utwemereye muri aka kanya ko twigana amagambo yawe. Turaretse umwuka wawe wera ngo abane natwe dusobanurire, duheje ingabo zose z'umwanzi. Kandi tugushimiye ko wumvishe gusenga kwacu ukabuduhaye umugisha. Byose ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisenze kandi twizeye kubiduhera ubuntu. Urakoze Data, amen. Ndabaramukije inshuti zanjye, aho muri hatandukanye mu mpande enye z'isi. Mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, ngo bikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu aho baherereye hirya no mu mpande enye z'isi. Tujye kuganira ku magambo, oya ntabwo ari ukuganira, tujye kwigana amagambo afite umutwe uvuga ngo ikimenyetso mu ruhanga n'abagishyirwaho. Nkundire ufate Bibiliya yawe nanjye mfate iyanjye, kugira ngo tube abanyeshuri beza kandi bakurikira. Turasoma ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 7 ku murongo wa 3, havuga ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Nanone mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 1 naho havuga abantu b'Imana bashyizweho ikimenyetso, ariko ubwo bazaba bamaze kugera mu ijuru. Aya magambo rero tugiye kuganiraho, umutwe w'amagambo waje mu nzozi. Hari ku itariki 24 z'uku kwezi kwa 3 2022, ubwo nari ndyamye ndota ndi mu rugo rw'umwe mu baramyi bakunzwe cyane. Umufasha we yarimo yerekana kuri YouTube channel yabo, cyangwa se atumira ararikira abantu kuza gukurikirana ikiganiro kivugabutumwa cyagombaga guca kuri urwo rubuga rwabo. Umutwe w'amagambo wari ikimenyetso mu ruhanga, ariko umugore yahise avuga ngo ntabwo we abifiteho ubumenyi, nawe ategerezanije amatsiko. Akimara gutangaza ibyo rero, nakoze abone kugira ngo ntacikwa. Bidatinze yafashwe n'indwara yo mu nda, murangira gukoresha umuti w'amakara, nsanga arayafite ariko arayanga bitewe n'aho yakoreye. Nanjye mwereka yanjye kuko yari yakorewe mu bihugu bitandukanye, arangura, ariko byarangiye yemeye. Ndamukorogera mu mazi ndamuharanywa, aba aryamye ngo ububabare bugabanuke. Umutware we cyangwa se umugabo we yarimo wiyitegura by'umubiri nyine, ariko ategura n'ibikoresho byo kuza kwifashisha kugira ngo amajwi agere ku bantu neza. Nkiraho nakurikiye ako ka video k'umufasha we, ndi mu rugo mu masuku, nanjye ngomba kwitegura, ariko ntarabirangiza. So navuye aho ngaho kugira ngo nanjye ngende nkomeze imyiteguro yanjye. Bidatinze nongeye kwibona ngejejwe ahantu hari ishyamba rinini cyane. Hagati muri iryo shyamba ibiti bari barabitemye, baraharura kandi bahubaka n'ibirindiro by'ingabo. Izo ngabo rero zari zarishe
abantu benshi cyane. Hanyuma ubwo nahagezwaga, abakuru n'abato natangiye kubona bahaguruka bava mu mirambo. Noneho abasirikare bamwe bari bahavuye, abandi bari bibereye mu birindiro ntacyo bitayeho, bazi ko barangije gukora igikorwa cyabo. Noneho barakangaranye ubwo babonaga abantu bahaguruka, bagerageza kubahuriza hamwe ngo babe babica cyangwa babagire ikindi kintu babakorera, ariko ntacyo bari bakibashije gukora. Abo bantu rero nabonye mbajya imbere, barankurikira ahantu hari inzira yagombaga kubakura muri ubwo buvumo, mbyite gutyo. Noneho abasirikare baraje baratogota. Inzira byagaragaraga ko ari mbi, ariko nubwo yari mbi, wigiye hepfo gato hari umuhanda wanyuragamo imodoka gusa, ariko nyinshi, ku buryo kuvaho ntabwo byari bikigoye. Aba basirikare basigaye bumiwe, kuko bibwiraga ko ibyo bakoraga byari ibanga, bitari bizwi kandi bitazigera bimenyekana. Nyamara abari muri Kristo Yesu ntibazaheranwa n'abanzi, ntibazapfa. Kandi naho bigaragara ko hari abapfuye, baba basinziriye, kandi umuntu usinziriye igihe kiragera akava mu bitotsi. Ikimenyetso mu ruhanga. Ikimenyetso kigizwe n'ibintu bikurikira: izina, umurimo, n'aho nyir'umurimo abarizwa. Iki kimenyetso tubonye ko kizashyirwa ku bana b'Imana. Izina rero ni Uwiteka Imana, umurimo ni Umuremyi, aho abarizwa ni mu ijuru no mu isi. Dawidi yaravuze ati, ijuru ni intebe yawe Mana, isi nayo ni intebe y'ibirenge byawe. Intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma, icyiza n'ikibi, Kristo na Satani, ni rwo rugamba rukomeye kandi ruheruka izindi zose, rurwanya amategeko y'Imana. Iyo ntambara yamaze gutangira, ubu turi kuri urwo rugamba. Intambara hagati y'amategeko y'abantu n'amategeko y'Imana, hagati y'idini rya Bibiliya n'idini ry'irihimbano n'imihango. Hariho amatsinda abiri gusa, buri tsinda rifite ikimenyetso kiriranga. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho, cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Isi yose irarebwa n'iyi ntambara, kandi umuntu wese agomba kugira uruhare ahereramo. Uko turushaho kwegereza iherezo ry'ibihe, niko umurongo utandukanya abana b'umucyo n'abana b'umwijima urushaho kwigaragaza. Ni igihe dukwiye gupfa ku by'isi tukabaho muri Kristo. Mu yandi magambo, tukabyarwa ubwa kabiri. Mu Byahishuwe igice cya 7 ku murongo wa 3 ndetse n'igice cya 14 ku murongo wa 1, twahabonye abantu inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina rya Yesu n'irya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. Mbese ikimenyetso cy'Imana ni iki? Ubwa mbere, ni igishyirwa mu ruhanga rw'abayo. Ntigishyirwa mu biganza by'abantu, ari byo bigereranya imirimo yabo, kugira ngo be gutega amakiriro yabo ku mirimo myiza n'ingeso zabo nziza. Reka dusome Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Dusome: mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira.
ahubwo rero ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa mu ruhanga bigereranya intekerezo. Mu by'ubuhanuzi, ari uruhanga cyangwa umutima, byombi bigereranya intekerezo z'abantu. Uzahabwa ikimenyetso cy'Uwiteka azasohorerwaho n'aya magambo yo muri Yeremiya igice cya 31, nayo reka tuyasome. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 kugera ku wa 33. Haravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Umurongo wa 33 kavuga ngo, ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, nuko Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nitwemerera Yesu, azaduhwanya nawe rwose mu gutekereza no kugambirira. Azafata imitima yacu n'intekerezo zacu, maze agahuze n'ubushake bwe byomatane, bitume ibishinja byacu byose bibi byo kumwumvira, tutaruhije tubyihatiye rwose. Icyakora ntawakwibashisha gucika ku ntekerezo mbi ya kamere twavukanye, ahubwo bitangwa n'Umwuka Wera wa Yesu iyo agendereye umuntu cyane. Ku bw'ibyo ikimenyetso gitanganwa n'Umwuka Wera. Nanone ubwa kabiri rero, ikimenyetso cy'Imana ni uguhabwa Umwuka Wera ku rugero rushyitsi. Nanone turasoma mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 30. Kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Abazashyirwaho cyangwa se bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana nibo bazavubirwa imvura y'itumba, bagahabwa ubushobozi butangaje mu by'Imana, bagakora ibitangaza, bakabwirizanya ubutumwa buheruka imbaraga z'indengakamere. Nk'uko Umwuka Wera yasutswe ku bantu ameze nk'imvura y'umuhindo igihe ubutumwa bwiza bwatangiraga kubwirizwa, niko n'ubu ari kutuvubirwa ameze nk'imvura y'itumba. Ubutumwa bwiza buri kwamamazwa hose. Ndabinginga ngo duhitemo neza, twihane, duhindukire, ibyaha byacu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa kwacu ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Kadusome Ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 19 n'uwa 20. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero ugira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Ikimenyetso cy'Imana n'izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana Yesu Kristo. Izina rishyirwa ku kintu ngo rigaragaze nyiracyo. Abazaba babaye ab'Imana bwite, amaronko yayo ariyo nyirawo, nibo bazashyirwaho izina ryayo. Uko umwana asa na se, niko nabo bazaba ari abaziranenge batunganye rwose, nk'uko Data wa twese atunganye rwose. Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 5 hatubwira ko mu kanwa kabo hatabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Ni abantu bazaba batandukanye n'ab'isi. Ntibazahabwa izina ry'Imana gusa, ahubwo n'irya Yesu. Yehova ni agakiza kacu. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 6 haravuga ngo, Uwiteka gukiranuka kwacu. Abazashyirwaho izina rya Yesu bazakizwa nuko badakomeza amategeko y'idini ku mugaragaro, bakayica biherereye, ahubwo ni abantu bemera kunamba kuri Yesu rwose.
bazi ko Yesu ari we ushobora kubahindura ukundi bakamwiha burundu. Abo bose bazaba bakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami nitereye, umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro, ni ko Uwiteka avuga. Uwiringiye ubwe ntazashyirwaho ikimenyetso. Ikimenyetso cy'Imana ni ikigaragaza ko icyagishyizweho ari igishyitse, cyuzuye, kidahinduka. Esiteri igice cya 8 umurongo wa 8 tuhabona urugero rw'uko icyashyirwagaho ikimenyetso cy'umwami ntibyashobokaga ko gihinduka. Kandi nanone mu bihugu byose iyo amategeko mashya amaze kwemezwa, akomezwa gusa n'uko umwami cyangwa umuperezida yanditseho izina rye cyangwa se agateraho kashe ye. Bitabaye bityo iryo tegeko ntiryakwemerwa. Uko niko nanone abazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana bazaba abantu bahamye rwose mu by'umwuka, bashyitsi, ntibazaba bateze gusubira inyuma ukundi. Nibamara gushyirwaho ikimenyetso, bazahora bahamya iteka ngo uwera agumye yere, n'ukiranutse agumye akiranuke. Ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku bantu 144,000 n'imbata z'Imana, abihaye Imana burundu. Bakuwemo kamere ya kera, bahindurwa ibyaremwe bishya. Ibitekerezo n'amagambo n'imirimo yabo bisigara bihuza n'ubushake bw'Imana. Ibyo bakora byose bagengwa n'Imana. N'abazaba bakiriho ubwo Yesu Kristo azagaruka. Bazaba bariho mu gihe bwa butumwa buheruka buzamamazwa, ndetse nibo bazabwamamaza. Ubwo abamarayika bazarekura ya miyaga bafashe, ibyago 7 bizasukwa. Akaga gakomeye kuri bo kazaza, cyangwa se akaga gakomeye kuri abo bantu b'Imana kazatangira. Bazarenganywa, icyakora ntibazicwa rwose kuko Imana izabarinda. Ababi bazabibasira, ariko Yesu azabagoboka maze abajyane mu ijuru bataruhije bapfa. N'Abisirayeli bose, nk'uko imiryango y'Abisirayeli ari 12, niko abantu b'Imana bazava mu madini atandukanye. Kandi ubwoko bwa Isirayeli bugereranya itorero ry'ukuri. Aba bantu rero bazaba Abisirayeli kuko bazava mu madini yayobye. Bose bari mu itorero ry'ukuri. Ngo ni abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Uyu mubare werekana ibifitanye isano n'ubwami bw'Imana, kandi ni umubare ugaragaza ko bemewe rwose. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 3 ni igihe bazaba bakiri mu isi. Hanyuma ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 1 kugera kwa 5 ho hakavuga uko bizamera bageze mu ijuru. Bazinjirana mu rurembo rwera ibyishimo n'indirimbo y'ishimwe ryinshi. Imana izafatanya nabo muri iyo ndirimbo y'ishimwe. Bazaririmba indirimbo nshya itazwi n'abandi bantu, kubera ko ibigwi byabo nta wundi wabigize. Ngo kandi bazaba batandujwe n'abagore. Bazaba barasohotse mu matorero cyangwa amadini yayobye, ariyo avuga abagore banduye. Bazaba ari Abisirayeli ba nyabo. Bazaba ari umuganura ku Mana no ku Mwana w'Intama. Tumaze kubona ikimenyetso cy'Imana n'abazagishyirwaho, kuko Imana idashaka ko hagira n'umurimbuka. Niyo mpamvu njye nawe itwemereye ko twigana aya magambo, kandi yavuze ko nta kizaba itabanje kumenyesha ubwoko bwayo. Niyo mpamvu nabonye mu nzozi mwene data utari ufite ubumenyi kuri aya magambo, kandi ategerezanije amatsiko menshi kumva ubwo butumwa bwiza. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubanza kwigishwa mu isi yose ngo imperuka ihere ku isi. No muri twe birashoboka ko haba harimo
abatari basobanukiwe aya magambo. Uwiteka ashimwe ko atugaburira ibyo kurya by'umwuka kandi akaba adukumbuje kwitegura kuzabana nawe. Birashoboka ko ikimenyetso cy'Imana cyaba kiri gushyirwa ku bana bayo cyangwa se biri bugufi. Mbese aho ntitwaharanira natwe kugihabwa, kuko umwuka amaze kutwigisha icyo ari cyo n'abagihabwa. Igihe cy'umubabaro utigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu. Bijya bivugwa kenshi ko umubabaro ukomeye uba mu magambo kuruta kuwubonesha amaso. Ibyo siko bizamera ku cyago kitwugarije. Ubusobanuro bw'ukuri burenze ibyo tubona muri iki gihe. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo, umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe. Ngo naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba bakirimo, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa. Gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo ubugingo gusa, niko Uwiteka avuga. Gukiranuka kwanjye niko kuzankiza, gukiranuka kwawe niko kuzagukiza. Ntabwo ari uko umushumba wawe, ntabwo ari akw'intumwa ikwigisha, umuhanuzi. Amazina yabaye menshi. Agakiza ni akawe, ni akanjye ku giti cyacu. Ndabinginze bene data, ngo he kubaho kwirara. Ibyiza byose tubigeraho ari uko tubanje kwiyuha kuye. Ni mutyo twe kumaranira kubona ubutunzi bw'isi gusa. Erega data azi ko tubukwiye. Ahubwo duharanire gushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, kuko ibindi byose tubihabwa ari inyongera. Abashyirwaho ikimenyetso cy'Imana bagomba kuba baracitse ku byaha burundu. Muri iki gihe rero dukwiriye kwitandukanya n'icyaha kubwo kwizera amaraso ya Kristo ahongerera ibyaha. Umukiza wacu ahora aturarikira kuza kwiyunga nawe, guhuriza intege nke zacu mu mbaraga ze, ubuswa bwacu tukabuhuza n'ubwenge bwe, amafuti yacu tukayahuza no gukiranuka kwe. Uburinzi bw'Imana ni ishuri twigiramo ubugwaniza no kwicisha bugufi bya Kristo. Mu by'Imana yashyize imbere yacu, ntiduhitishamo kunyura mu nzira itworoheye kandi tunejeje, ahubwo ngo tugambirire guhitamo ukuri gutanga ubugingo. Ni ahacu kwemera gufatanya n'intumwa z'ijuru zoherejwe gufatanya natwe kuturemamo imico ihwanye n'iyabo mu ijuru. Ntawe ukwiriye guhinyura cyangwa kwirengagiza uwo murimo, kuko bizanira abantu kurimbuka guteye ubwoba. Yohana yeretswe cyangwa se yumvise ijwi rivuye mu ijuru rirangurura riti, ishyano, isi n'abaturage bayo bigushije ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi kandi azi ko ashigaje igihe gitoya. Turaza gukurikiraho n'ikimenyetso cya Satani, kubera ko twabonye ko intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Kristo na Satani ni intambara iri mu bice bibiri. Umwami Kristo afite abayoboke be bagomba guhabwa ikimenyetso. Satani umwami w'isi nawe afite abayoboke be nabo bagomba guhabwa ikimenyetso. Ni igihe rero ubwoko bw'Imana buri gushyirwaho cyangwa se bugiye gushyirwaho ikimenyetso. Kristo ntashaka ko hari umuntu n'umwe watungurwa, arashaka ko twese dukizwa. Niyo mpamvu tubashije kwigana aya magambo. Nkundira rero uzirikane ko Satani afite umujinya mwinshi, azi ko igihe cye kiri bugufi, arimo arakorana umwete ngo ye kurimbuka wenyine. Ntiwemere kuzarimbukanwa n'umwanzi, ahubwo mureke twihane, twemere ubutumwa bwiza, dukingure inzugi z'imitima yacu, Yesu azature muri twebwe. Nta kabuza ko tuzabana nawe mu bwami bwe bwera. Kugeza twongeye guhura, ndabakunda. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, ikomeze kubana namwe mwese.